azwi nk'umugore ushyigikira cyane umugabo we, akaba afite uburere n'ubumenyi buhambaye by'umwihariko mu bijyanye n'amategeko kuko byo ni ibintu bye cyane. Ese wowe wemera ko umuntu w'akazi gakomeye nka gisirikare abantu n'umunyamategeko w'inzobere bashobora kugira urugo rwiza kandi rukomeye? Nyagasani Yezu, twongeye kugushima aka kanya tumaranye. Mu bihugu bibiri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda, ibindi bikarwanira. Ubuzima bwa gisirikare abantu benshi batekereza ko ari ubuzima bukomeye, utagira umwanya w'urukundo, utagira n'umwanya wo kwita ku bandi, ariko ntabwo ariko bimeze kuri General Mubaraka Muganga. Ni umwe mu bayobozi bakomeye mu ngabo z'u Rwanda RDF, wavutse mu 1967, akaba afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu gisirikare, kuko ni igisirikare yagezemo ubwo yari afite imyaka 21. Yabaye Chief of Defense Staff kuva mu mwaka wa 2023. Yize amasomo ya gisirikare ndetse n'ay'ubuyobozi bwa gisirikare, military and strategic studies. Ni umuntu uzwiho discipline, leadership n'ubwitange ku gihugu. Akaba yarashakanye na Maître Solange Kamuzinzi cyangwa umwite Bebe ku izina ryamukojeje. Azwi nk'umugore ushyigikira cyane umugabo we, akaba afite uburere n'ubumenyi buhambaye by'umwihariko mu bijyanye n'amategeko kuko byo ni ibintu bye cyane. Uyu ni bamwe bita educated woman. Ni umubyeyi wita ku muryango we cyane kandi wiyubashye. Abagore b'abasirikare bakora kenshi baba bafite uruhare rukomeye mu kubaka umuryango. Akaba yarabaye n'umuyobozi w'ihuriro ry'abagore b'abasirikare hano mu gihugu cyacu. Bibera mu rukundo rutarimo urusaku rwinshi ndetse rutarimo n'itangazamakuru, rwubakiye mu kwizerana no kubahana mu buryo butandukanye. Ndi bukubwire, nubwo akazi ka gisirikare kaba kure y'umuryango kenshi, n'akazi Maître Solange akora kakaba gatuma usaba kugaha umwanya bihagije. Bagumanye ubumwe n'urukundo ku bana babo, abahungu 3 n'abakobwa 3. Ni urugero rwiza rw'uko umuntu ashobora kuba umuyobozi ukomeye ariko akagira n'umuryango uhamye. Ese wowe wemera ko umuntu w'akazi gakomeye nka gisirikare abantu n'umunyamategeko w'inzobere bashobora kugira urugo rwiza kandi rukomeye? Andika igitekerezo cyawe hasi ku byumva, ariko nakurikira inkuru kuko iragufasha. Mu busanzwe igisirikare ni umurimo nk'indi yose, ariko ukaba umurimo usaba ubwitange, imbaraga n'urukundo rw'igihugu n'urukundo rw'abaturage ku rwego ruhambaye. Reka duhere kuri uyu mugabo, umugabo ucishije makeya, utuje, uzakunda kumubona yisekera ndetse rwose unakunda umupira ku rwego rwo hejuru. Itangazamakuru na football turimo cyangwa uyu munsi tuvugira ni ibintu bimwe byuzuzanya. Nta mpamvu hagumye kubamo ibintu bimeze nko gushaka kunyuranya cyangwa guhimba. Urahimba ikintu uti bagiye kuzana umutoza wahoze ari wa APR, icyamutwaye n'iki kimugarura uyu munsi n'iki, niba ari umutoza mwiza yatoza n'izindi. Bagiye kuzana umuzamu mushya, dufite abazamu 4, turazana wa 5 ngo bigende bite. Bagiye kuzana nomero iyi kandi ntibabiba. Yitwa General Mubaraka Muganga, yavutse mu mwaka wa 1967, abyarwa na Haji Saleh Muganga. Yari inkotanyi ikomeye cyane, bose bari kumwe ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko bigaragara mu ifoto imwe, Afande General Mubaraka Muganga icyo gihe yari afite ipeti rya Liyetona, gusa bivuga ko ryarutaga iryasi. General Mubaraka Muganga yashakanye na Solange Kamuzinzi Muganga bakunze kwita Bebe, nawe akaba ari umumama w'umuavoka ukunda Imana cyane, akaba ari umukristo gatolika, bitandukanye no ku mugabo we w'umuyisilamu. Gusa nubwo badahuje kwemera ntibibabuza kubana neza kuko ni famiye yishimye kandi ikundanye, kuko ni umuryango ufite abana 6 bishimye, urangwa no guseka cyane kandi urangwa no gukunda gusenga. Hari amwe mu mashusho uzajya ubona Madame Kamuzinzi Solange arimo rwose arigisha ijambo ry'Imana, anariganira cyane kandi ubona ko anabisobanukiwe. Akunda Imana cyane pe. Biragoye kuzabona umunsi abasilamu baba bateraniye muri stade y'Inyamirambo banarangiza igisibo cyabo cy'iminsi 30 baba bamazemo iminsi, kuzabura ku murongo w'imbere General Mubaraka Muganga. Bizakugora. Ni famiye ikunda gusenga. Nyagasani Yezu, twongeye kugushima aka kanya tumaranye. Kuri buri gihe iyo tugiye kukuvuga biratugora, tukabibura, dutangira twumva tutazi icyo turi buvuge, ariko nk'uko tubisomye muri iri jambo, iyo twakwemereye Roho Mutagatifu wawe arikorera. Buri gihe aho wemereye ko nkora ugushaka kwawe. Reka nigarukire kuri Bebe. Ni umumama watojwe ubukristo kuva akiri muto, ku buryo we avuga ko yanabikubitirwaga atari mu buryo bubi, ahubwo ari kwa kundi umwana aba yakubaganye mu kiliziya, kuko avuga ko babaga bajyanye na papa wabo Kamuzinzi, nawe wari umukristo ukomeye cyane ukunda Imana ku buryo buhebuje. Rero iyo bitoje umwana we w'umukobwa akiri umwana, akaba yarabikuranye kugeza n'ubu. Ndakubwiza ukuri ko n'ubu benshi twamumenye mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu biganiro byo kuri televiziyo, nabwo yivugira iyobokamana. Uyu mama w'umunyamategeko wize rwose kandi unasobanutse, mu myaka mike ishize yigeze gukwirakwira igihuho cyaremwe bashinzi b'igihugu bamushinja ko yaba yaratorotse igihugu, nawe aza kugaragara binyomoza. Hari nkaho nasomye yasubije, yabinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook. Madame Solange Kamuzinzi Mubaraka kuri Facebook
yahaye urw'amenyo abakwiza ibyo bihuha bagamije kubona ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati ngo habaye iki? Amakuru numva mu mihanda ya Arizona ngo nakoze iki? Nahunze u Rwanda. Izo views mugurisha mumeho icya 10 kabisa sha. Iyo bababwira ngo never again mwumva iki? Yakomeje agira ati mujye mwohereza icya 10 mu Rwanda, murarugurisha ndirwo rubatunze, muragakizwa. Bebe kandi akaba umuntu utaripfana ku buryo rwose ntuzamubona ku mbuga cyane, ariko uburyo bwose aho mubonye uzasanga aho yanditse ahaba rwose akubita hababaza ibigarasha. Iyo abonye ikigarasha cyabuze ubusa arakibutsa niko akora. Gusa mu busanzwe famiye ya General Mubaraka Muganga ni y'abantu baca bugufi kandi bose bubaha Imana, binafasha mu mirimo itoroshye bose bakora kandi binababuza no kwita ku muryango wabo ndetse no kujya mu bindi bibashimisha, cyane cyane nka General Mubaraka Muganga usanzwe anikundira umupira agira akagero, akaba n'umuyobozi w'icyubahiro APR FC. Uyu mugabo yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2023 Kamena tariki 5. Mu bihugu bibiri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda, ibindi bikarwanira umwanya usigaye. Mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda ruratera ntirukora iki? Niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye. Ubushomeri rero ntabwo nubwo akanya gatoya. Ubundi baravuga ngo nta ntare iribwa n'imbwa, niyo mpamvu imbwa imotse intare iragenda ikavuga iti reka mbe ngiye. Namwe rero nuko icyo ukora rero no kwigendera ukamwihorera akagwa aho yaguye. Cyane ko nta n'ikigwari kiba mu Rwanda, n'ikigwari cyo mu Rwanda kiba kiruta babaturanye nka 10. Rwose niko bimeze. Kandi bisimba ivugira ubu murabizi u Rwanda rwo hambere cyo kinyejana cya 12, u Rwanda rwo hambere rubaho ruva kuri Gasabo rukagenda Rwanda. Uyu munsi twaba tugeze ku ntara ya kangahe? Intara 6: Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali na hehe n'isi, kuko nitwe tugenda aho u Rwanda rugarukira. Na hahandi hari CDS yarasanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku butaka, Army Chief of Staff. Afite ubunararibonye burenze imyaka 30 mu gisirikare nk'uko nabikubwiye, aho yagiye ayobora imyanya itandukanye ikomeye, harimo umuyobozi wa diviziyo ya 4 ari komanda guhera 2008 kugeza mu 2012, umuyobozi wa diviziyo ya 3 kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu 2015, umuyobozi wa diviziyo ya mbere guhera mu mwaka wa 2016 kugeza 2021, yanabaye perezida w'inama y'ubutegetsi ya Armed Force Shop. Akaba yarize amashuri agira ati yize amashuri akurikira: General Mubaraka Muganga afite impamyabumenyi ya A0, icyiciro cya 2 cya kaminuza mu buyobozi bwa leta, icyo twakita Public Administration. Yize kandi anahugurwa ahantu hagiye hatandukanye mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare n'ubuyobozi bwacyo, harimo amasomo y'abofisiye bato, Cadet Officer Course, kuva mu mwaka wa 1988 kugeza mu mwaka wa 1989 i Jinja muri Uganda. Amasomo ya staff, grade ya 3 Staff Course i Nyakinama mu Rwanda, ndetse Commander and Staff Course mu mwaka wa 2005 muri Zambia. Amasomo ya Defense and Strategic Studies mu mwaka wa 2012 mu Bushinwa, Managing a Defense in a Democracy muri 2006 i Karen muri Kenya. Yanize kandi anahugurwa International Peace Support Operations mu mwaka wa 2007 muri Kenya, ndetse kandi yigana none International Symposium mu mwaka wa 2007 mu Bushinwa, ndetse kandi anahugurwa African Strategic Course mu mwaka wa 2008 i Cairo mu Misiri. Anahugurwa Leadership Science and Strategic Management mu mwaka wa 2012 mu Bushinwa, ndetse aniga African Cooperation for Decision Making mu mwaka wa 2016 mu Misiri. Uyu mugabo afite imidari n'ibihembo bigiye bitandukanye. General Mubaraka Muganga yahawe imidari itandukanye igaragaza ibikorwa by'indashyikirwa yakoze, harimo umudari wo kubohora igihugu National Liberation Medal, umudari wo kurwanya Jenoside Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibikorwa byo hanze y'igihugu Foreign Campaign Medal, umudari w'irahira rya Perezida wa Repubulika Presidential Inauguration Medal, ndetse akagira umudari wa Combat Action Ribbon, Combat Service Ribbon, Community Service Ribbon. Ibi byose ni bimwe mu bitungo iri mu rugo rwa Mubaraka Muganga na Solange. Ibi byose ni bimwe mu bitungo iri mu rugo rwa General Mubaraka Muganga na Maître Solange. Erega bavuga imitungo si amazu
n'amamodoka gusa, kubona icyitwa impamyabushobozi n'impamyabumenyi mu kintu icyo ari cyo cyose urimo urakora, ndetse ukaba wagira n'umudari w'ishimwe muri ibyo bintu. Ibyo bintu ni umutungo. Ariko nanone rwose yahawe imidari itandukanye y'ishimwe mu bihe bitandukanye. Baraka Muganga yahawe imidari y'ishimwe irimo umudari wo kubohora igihugu, wo guhagarika jenoside, umudari w'irahira rya perezida, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, ndetse kandi uwo mudari uzabona bawambara ku mufuka w'ishati ibumoso. Iyo ni imidari yo kurwana urugamba, y'ibikorwa by'urugamba n'iy'umuganda. Inshingano za General Baraka Muganga yahawe zanyuzemo bamwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, barimo General Jean Bosco Kazura wagiye mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu Gushyingo, asimbuye kandi General Patrick Nyamvumba wagiye kuri uyu mwanya mu mwaka w'ibihumbi 2013, asimbuye kandi Lieutenant General Charles Kayonga wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu 2013. Uyu yari yasimbuye General James Kabarebe wamaze imyaka 7 muri uyu mwanya, kuko yatangiza inshingano mu mwaka w'ibihumbi 2002 ageze mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mbere ya General James Kabarebe, wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni Faustin Kayumba Nyamwasa wagiye kuri uyu mwanya 1998 kugeza muri 2002, wambuye impeta zose za gisirikare kubera ibyaha yahamijwe. General Baraka Muganga uzasanga ari umupapa witabira match ya buri byose APR yakinnye, yishimye cyane, aserebura, aseka, kandi rwose ni umwe mu bantu binjira muri stade bitewe n'akazi kenshi agira. Akenshi akunda kuza imikino yatangiye. Umunsi uzamubona yageze muri stade uzamubona asuhuza abantu bose asanze, abasekera kandi yishimye cyane. Ni umugabo unezerewe cyane, bikwereka n'uburyo umuryango we uba umeze mu rugo. Madame Maître Solange Kamuzinzi Muganga uzasanga nawe ari umumama uhora wishimye cyane, ukunda guseka, ukunda kuvuga Imana bikomeye cyane. Uzabona amashusho ye yagiye gusenga Kibeho, uzabona amashusho yari kwigisha ijambo z'Imana, uzabona amashusho yari kuririmbira Imana, yose ari hanze, kandi rwose bigaragaza ko ari umuryango wishimye. Ese inspiration time yacu y'umunsi yumvisha ute? Iyi ni episode imwe. Buri munsi uzajya ubona episode itandukanye, tukugeza amakuru akwigisha, amakuru agufasha, ndetse amakuru yatuma umenya ubuzima bamwe babayemo ukabigiraho, kandi nawe bikaba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo usabwa gukora ni ukora subscribe, comment uko wabyumvishe, uko ubishaka, ibyo ushaka ko tukugezaho, ndetse ugakora na like niba wadukunze. Iki nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Indi episode nakagaruka. In Rwanda Inspiration 250 ni episode kuri episode. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye.